n'abahanzi none ngiye ngarutse ngiye kukwereka filimi 10 zakora ku mutima, amarangamutima yawe nyine akagaragara tu, ukaba warira. So dutangire duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turahasanga filimi yitwa Be Happy. Be Happy ni filimi y'akana nyine kaba gakunda kubyina, kaba gashaka kwiga kubyina, nyine kaba kanabikunda tu, ariko nyine kaba gafite ikibazo mu ivi karwaye kanseri. Iyi ni filimi wareba ikagukora ku mutima, yishakuye nuyibona unyandikire kuri WhatsApp ubutemo. So filimi dusanga ku mwanya wa 9 ni filimi yitwa Awake. Iyi ni filimi irimo umukire nyine, umukire ariko nyine urwaye umutima. So irimo umukire urwaye umutima, noneho hakaba abaganga babiri bashaka kumuteka imitwe ngo bamurire amafaranga. So hari umukobwa umwe n'undi mugabo, noneho bakajya inama n'uwo mukobwa, abo baganga, agakobwa kakaza kigiza agakene, kakaza nyine kagitereteshwa kuri uwo mukire, bikarangira banakundanye. Nyine umugabo bikagera igihe umutima nyine ashaka guhinduza umutima, nyine uwo muganga w'inshuti ye akamugira inama ati, akamubwira ati ushobora gupfa rero, wowe ibyiza ni uko washaka byibuze umugore mubana, umugore nyine usiga ushatse kugira ngo nyine nibidacamo wenda uzasige n'akana. So iyi nayo ni filime wakunda, kandi nyina, iyo ni filime wakunda, nyina we nyine nawe ushaka nyine kumuhuza n'abaganga bahambaye, n'abadogiteri bahambaye bavura abayobozi, umusore akabyara. Nyine umusore akavuga ati ndagenda, inshuti yanjye niyo yankura mu mutima, atazi iyo nshuti ye ishaka kumurya uduceri. Iyi nayo ni filime washaka ukareba, ikaba yagukora ku mutima, ku marangamutima yawe. Filime iri ku mwanya wa 8 yitwa We Are Family. We Are Family nayo ni filime wakunda, yagukora ku mutima, nayo yishaka uyirebe, unyandikire kuri WhatsApp nguhe. Filime iri ku mwanya wa 7 yitwa Life Naya. Life Naya nayo ni filime y'umutipe nyine iwabo ari abakire, nyine iwabo bashaka ko nyine yazabaho ubuzima bwiza, umudogiteri. So nyine ashaka n'umuntu ukomeye, n'umwana nyine ari kwitemberera, agahura n'agakobwa karwaye kanseri, kagakunda nyine, ahubwo nyine nako gasigaje imyaka mike kakipfire, nyine umutipe akagakunda, kuko nyine hari ibintu byinshi kaba gashaka upfa gakoze, uwo musore nyine bikarangira agafashije, kuko nyine nyuma uwo mukobwa apfa tu. Filime ishaka uyirebe nayo unyandikire kuri WhatsApp iguhe. So umwanya wa 6 filime yitwa Ashiki. Ashiki nayo ni Ashiki kabiri nayo ni filime ibabaje wareba ukayikunda. Ashiki kabiri nyine ni umutipe uririmba, tipe nyine baririmba kuri stage nyine, kubera banywa inzoga agasinda, noneho akajya kuri stage basinze, noneho umufana akamukubita gitari. So abafana nyine bikarangira bibaye n'abo ngaho, akagenda mu muhanda ari kwinywera inzoga, agataha ku kabari akabona umukobwa uririmba, noneho nyine umukobwa akagenda akagera umukobwa akubwira ati umukobwa ngiye nakubonye n'impano. So umusore agafasha uwo mukobwa, nyine umukobwa akagenda akamumara, noneho umusore akajya abona nyine ashaka kumusubiza hasi. So umukobwa nyine umusore disi, umusore ahitamo kwiyahura nyine kugira ngo yangize ubuzima bw'umukobwa, ahitamo kwiyahura. Nayo ni filime wareba ukayikunda, shaka uyirebe bikagufasha hasi igutemo. So ku mwanya wa 5 hari filime yitwa Bajrang Bhaijaan. Iyi ni filime y'akana nyine, akana iwabo nyine ababyeyi be bagasiga mu Buhinde bagiye muri Pakistan, nyine akana gasigara ku mpanuka to, noneho akana nyine baba bagiye muri gare ya moshi ikagenda, gare ya moshi ikagenda igasiga, noneho akana nyine kagasigara ntaho gafite kajya, kandi ikintu kiba kibabaje ako kana nubwo kaba kazi kuvuga. Noneho akana kagahura n'umutipe, nyine umutipe
ntago aba arenze tu, ikipe nyine ubona akana kakamucira amarenga nyine, ukamenya ko nyine ari muri Pakistan, nawe wibaze umutipe nta viza aba afite, nta na kimwe nyine bafite, akavuga ati njye nzagushimira, uwo musore nyine akiyemeza akavuga ati ugomba guhura n'ababyeyi bawe, gusa yatuma mu bintu bikomeye, ariko birangira nyine avuye mu Buhinde ajyanye akana muri Pakistan, bikarangira agahuye n'ababyeyi babo. Filime ishaka uyirebe nayo yakora ku mutima, amarangamutima yawe, nuyibona unyandikire kuri WhatsApp nyiguhe. Filime iri ku mwanya wa kane yitwa Straw ni filime yakunzwe n'abantu benshi bararize, iyo filime nayo shaka uyirebe, nuyibura unyandikire kuri WhatsApp nyiguhe. Ku mwanya wa gatatu hari filime yitwa Mannequin, nayo ni filime y'umugabo nyine Denzel Washington yakinnye, nawe ni umugabo nyine bafite akana karwaye umutima, noneho akana kakajyana mu bitaro nyine ngo bagaho undi mutima, bakanga bakabwira ati ufite ubwishingizi buri hasi, nyine baba bashaka ko bigenda bagashaka ubwishingizi burenze, akaba aribwo bavuriraho akana, none umugabo akavuga ati aho kugira umwana wanjye apfe, nyine bikarangira umugabo ashimuse ibitaro byose tu. Noneho nyine iyi filime nayo ifasha muri wa gatatu, ishaka rero unyandikire kuri WhatsApp nyiguhe. Ku mwanya wa kabiri hari filime yitwa Mrs Chatterjee Lies Your Way, nayo ni filime, ni umubyeyi nyine ufite utwana, nawe urabizi aba ari umuhinde, ariko nyine ari muri Norvège, wowe nyine nawe urabizi mu Buhinde umubyeyi kugaburira umwana we akoresheje intoki ni ibintu bisanzwe, ntari bito, noneho nyine ashaka kugaburira umwana we akoresheje intoki, nyine bikarangira n'ikigabo kiba gishaka ngo zirenze, noneho umugore bakamwaka abana be, umugore akagenda muri ruzi, akagenda nyine agashaka kuvugurura ibintu by'igihugu cya Norway, akagenda nyine akabica mu bintu byinshi, ariko nyine birangira abana be nyine bamusubije. Ni filime wakunda, ishaka uyirebe, nuyibura unyandikire kuri WhatsApp nyiguhe. Filime yafashe umwanya wa mbere yitwa Miracle in Cell 7. Ni umutipe aba ari umusazi, ko nyine bafite akana, umugore aba yaramutaye kubera nyine ameze nyine nk'utuzuye umugabo, umugabo baramubeshyera ngo yishe akana ka generali, bakamufungira mu bwicanyi, noneho yagerayo ubuzima bugakomera, bikajya ibyo bigabo baba bafunganye bikajya bimukubita, ariko nyine nabyo bigeraho avuga ati uyu muntu yakana, bikababaza nyine nabo. Filime nziza, ishaka uyirebe, unyandikire kuri WhatsApp nyiguhe. Babaye bakunze izi filime cyangwa babaye bakunze ibyo navuze, ibuka gukanda like na kandi subscribe kugira ngo tujye tubona izindi video mu zindi video. Nakoze reka mbabwire ngo ciao tuzaba duhura ubutaha.